ufata umwanya uri muravuga ubusha cyangwa uri kuvuga amagambo adafite icyo akumariye. Fata umwanya wawe uri murakora icyo wahamagariwe. Haleluya. Uri murakora icyo waremewe. Amen. Tinda uvumbura intego yawe. Tinda uvumbura intego yawe. Niki waremewe, niki ubereyeho, niki Imana yakuzaniye kuri ubu butaka. Waje gukora iki? Reka nkubwire, ntabwo waje kubyara gusa. Ntabwo waje gushingirwa no kurongorwa. Ntabwo waje izo arizo ntego zatumye uremwa. Ntabwo ari cyo cyonyine. Yego. Icyatumye Imana ikurema, hari ibintu bigera muri 5 byose Imana yakuremeye. Imana iravuga ngo turebe umuntu ase natwe, agira ishusho yacu. Muri make Imana yashaka kubona fotokopi yayo. Yego. Iki Imana yaremeye umuntu ni icyambere ni ukugira ngo anezeze Imana. Nicyo Bibiliya ivuga ngo kuko turabo yaremye mu Efeso ibice 2 ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ukuri ninde? Ukuri ni Kristo. Ukuri ni iki? Ukuri ni ijambo ry'Imana. Amina. Numenye ijambo ry'Imana irakubohora kandi uramenya uramenya icyo gukora. Haleluya. Yesu abigisha amahame. Yego. Arababwira ababwira uwo ari we, aranabiyereka uwo ari we. Nubwira abantu uzanabereke icyo uri kuvuga. Yego. Nubwira abantu uzanabereke icyo uri murababwira. Ubu Kristo bufite imbaraga. Yego. Ariko muri iki gihe ubu Kristo bugaragara nkaho ari umunyantege nke. Suko Kristo ari umunyantege nke, ahubwo abitirirwa iryo zina nibo batazi uwo bitirirwa. Yego. Ubu Kristo ni imbaraga zikomeye cyane. Ni imbaraga. Ariko uko iminsi igenda ishira abantu bagenda barushaho kugenda bagabanya, badiminishinga, bademoda ubu Kristo. Ubu Kristo ni umwimerere wabwo ni imbaraga z'Imana. Umwimerere wabwo ni ugutegeka isi. Umwimerere wabwo ni imbaraga. Witeka Imana yacu, Mana ikomeye, Mana y'imbaraga, Mana idukunda, Mana yabanye natwe, uturinda uyu munsi wose, uturinda iki gihe cyose. Turagushimiye, turaguhimbaje. Tubonye umwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Uyu ni wa mwanya wo kumva icyo uvugana natwe Mwami binyuze mu ijambo ryawe. Rero turasenze kugira ngo ufungure imitima amatwi y'imitima bagiye gukumva, kandi Uwiteka Imana umugisha umuntu wese uteze amatwi iradiyo Umucyo 102.8, umugisha mu buryo bwose bushoboka. Manura imbaraga kugira ngo zize zigire icyo zihindura ku buzima bw'abagiye kumva ijambo ryawe Mwami Imana yacu, kandi bacishwe bugufi no kumva ijambo ryawe. Rero turasenze kugira ngo wigaragaze kandi ukomeze kugirira neza abantu bawe, kandi ubaho umugisha binyuze mu ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Amen. Alright, ndagira ngo rero tubahe ikaze mu ijambo ry'Imana. Muri uyu mwanya tugiye gusangira ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe n'intumwa yitwa Yohana. Haleluya, haleluya. Yohana, ubutumwa bwiza. Uyu Yohana ni umugabo wakunzwe na Yesu kandi wakundaga Yesu cyane. Mu gihe abandi babaga bari bize, we yabaga ari mu gituza cya Yesu. Haleluya. Mu gihe abandi babaga bagiye kuruhuka, we yashakaga kumenya andi mabanga menshi abandi bantu batazi. Akegera Yesu akabasha kumubwira, akamubwira byinshi, agasobanukirwa byinshi. Haleluya. So rero reka dusome. Iyo usomye iki gitabo usanga yaravuze ibintu bikomeye cyane, usanga yaragiye avuga ibintu bikomeye cyane. Ni igitabo kiryoha kurusha ibindi. Yego. Kuko usangamwe amagambo meza. Haleluya. Umukristo utari wasoma iki gitabo cyose ngo kirangize, ndavuga Yohana, cyangwa se utari wasoma ubutumwa bune, Matayo, Mariko, Luka, Yohana, ngo ni amagambo Yesu ubwe yivugiye.
Yesu bwe mwenyewe yivugiye. So rero iyo utari wasoma aya magambo rwose, my gracious Lord, haleluya, ubuhomba cyane. So tugiye gusoma rero umurongo wa 22 ibice 17 muri Yohana. Ndagira ngo udusomere Yohana 17:22, udusomere mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu. Reka dusome mu izina rya Yesu. Biravuga ngo nanjye mbahaye ubwiza, wampaye ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Njyewe mbe muri bo, nawe ube muri njye. Haleluya. Ngo babe umwe rwose, ngo ab'isi bamenye ko ari wowe wantumye, ukabakunda nk'uko wankunze. Haleluya. Data, abo wampaye ndashaka ko aho ndi nabo bazabana nanjye, ngo babone ubwiza bwanjye wampaye. Haleluya. Kuko wankunze isi itararemwa. Data ukiranuka, ab'isi ntibakumenye, ariko njye narakumenye. Haleluya. Nabo bamenye ko ari wowe wantumye. Nabamenyesheje izina ryawe, kandi nzaribamenyesha, ngo urukundo wankunze rube muri bo, nanjye mbe muri bo. Amen. 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 Haleluya. Ya, ndashaka kugira ngo mbabwire imbaraga z'itorero. Yego. Imbaraga z'umukristo. Haleluya. Hano akenshi ntabwo abakristo iyo urebye muri iki gihe cya none, yego, ushobora kureba ukabona ariko ntabwo biyizi, ntabwo bisobanukirwa. Cyangwa se ushobora no kureba ni iyihe impact, ni izihe mbaraga z'abakristo muri iki gihe cya none. Yego. Ushobora kwibaza ukibaza uti ariko Imana yabanaga na ba Petero, uburyo Imana yabakoreshaga, ba Paulo, ese iyi Mana yarahindutse? Ntabwo yigeze ihinduka. Yesu Kristo ko yarareje uyu munsi wa none niko ari, ni nako azahora. Haleluya. Na Imana ntiyahindutse. Yego. N'ibyanditswe byera ntabwo byahindutse. Ni ukuri. N'umwuka ntiyahindutse. Ntabwo yahindutse. Ahubwo abantu nibo bahindutse. Yego. Bivuze iki rero? Ni ukuvuga ngo ubwami bw'Imana bugira amahame. Yego. Ibitubamo bigira amahame. Yego. Aya mahame iyo uyagendeyeho ukayumva, ubasha kuba successful, ubasha kusucceedinga, ubasha gucamo, ubasha kurobora, ubasha gutobora, ukinjira ukagera aho ukwiriye kwinjira. Haleluya. That's it. Ukuvuga ngo intumwa, Bibiliya itugaragariza ikintu gikomeye mu bice 4 n'umurongo wa 32, I think byakozwe n'intumwa cyangwa byakozwe n'umwuka wera. Usanga Bibiliya itubwira ngo intumwa zari zifite ibintu bitatu. Nkurikire neza aho uri unyumve, niba ushaka kubona Imana mu buzima bwawe, ibi bintu byumve. Intumwa zari zifite ibintu bitatu. Icyambere, ngo bari bahuje umutima. Yego. No mu bice 2 hatubwira ngo bahuje umutima, umwuka wera arabamanukira, akaba iruhande rwabo, batangira gukora ibyo batashoboraga gukora. Iyo uri umwe hari ubwiza utakwinjiramo. Nukuri. Ariko ngo bahuje umutima bari hamwe. Umunyarwanda nawe yaravuze ngo nushaka kugira ngo wihute uzagenda uri umwe, ariko nushaka kugera kuri hashoboka uzagendane n'abandi. Yego. Unity makes solidarity. Unity, ubumwe ni imbaraga. Haleluya. Now bari bahuje umutima. Icya kabiri, ngo bari bafite inama imwe. Yego. Target yabo yari yo kubwiriza ubutumwa, yari yo kuzana benshi kuri Kristo, yari yo kugira ngo abantu bakizwe. Yego. Yari yo kugira ngo abantu bahinduke. Aho iyo mpageze mpita nibaza, nkabaza
ako kazi Imana yagushizemo, kabaza iyo business Imana yagushizemo, why are you there? Kubera iki uri aho ngaho? Impamvu ya mbere Imana yagushizaho ni ukugira ngo abantu bamenye Kristo. Haleluya. Iyo niyo major point. Haleluya. Iki Imana yagushiriyeho nta kindi kibanza ni ukugira ngo umenyekanishe Kristo aho. Haleluya. Buri kazi kose waba urimo, buri rwego rwose waba urimo, cyangwa se waba udafite n'icyo urimo urakora, ariko Yesu yaguhaye icyo gukora. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Bafite target imwe, intumwa zibwiraga kimwe. Oh haleluya. Bari bafite target imwe yo guhindura isi. Yego. Niyo mpamvu bigeze kugera mu mudugudu baravuga ngo abubitse isi bageze hano. Abubitse isi. Ariko kandi imagine nago bavuze ngo abubitse umudugudu, abatigishije isi. Batigishije isi ngo bageze na hano bahageze. Naho bageze kubera imbaraga z'ubumwe. Bafite target imwe, bari bafite intumbero imwe, bari bafite intego imwe. Intego yabo yari yo kuvuga ubwiza bw'Imana. Haleluya. Cya gatatu, Bibiliya iravuga ngo nta wagiraga ubwiko mu bye. Selfishness nta yari ihari. Basangiraga ibyabo, ahubwo ngo basangiraga ibyabo bahuje umutima. Ngo bakabwiriza imbaraga z'urupfu no kuzuka kwa Kristo. Haleluya. Ngo bakagenda bavuga imbaraga z'umwami Yesu. Haleluya. Ubuntu bw'Imana, ubuntu bw'Imana, the grace of God. Ubuntu bw'Imana ngo bukarushaho kugwira muri bo. Haleluya. Imana igwiza ubuntu bw'Imana kuko yashingiye ku bintu bigeze kuri bitatu. Icya mbere bahagurukiye mu bumwe. Yego. Ntago buri mumwe yavuze ngo ndi bube nyamwigendaho. Ntago umwe yubatse ubwami bw'undi ngo yubaka akazuke, undi yubaka umudugudu. No, bafatiye hamwe. Yego. Barokore murimo muranyumva ba Kristo bene data. Ni mureke dushire hamwe. Mureke duhagurukire hamwe. Yego. Intego yacu ari kugira ngo izina ry'Uwiteka Imana ryubahwe. Ari kugira ngo Kristo wacu amenyekane. Bene data ba Kristo murimo muranyumva. Ahuri ndagira ngo wikwataka mugenzi wawe. Nubona ari mu ntege nke wimwataka musengere. Wifata umwanya uri muravuga ubusa cyangwa uri kuvuga amagambo adafite icyo akumariye. Fata umwanya wawe uri murakora icyo wahamagariwe. Haleluya. Uri murakora icyo waremewe. Amen. Tinda uvumbura intego yawe. Niki waremewe, niki ubereyeho, niki Imana yakuzaniye kuri ubu butaka. Waje gukora iki? Reka nkubwire, ntago waje kubyara gusa. Ntago waje gushingirwa no kurongorwa. Ntago waje iso arizo ntego zatumye uremwa. Ntabwo ari cyo cyonyine. Yego. Icyatumye Imana ikurema hari ibintu bigera muri bitanu byose Imana yakuremeye. Imana iravuga ngo turebe umuntu ase natwe, agira ishusho yacu. Muri make Imana yashaka kubona fotokopi yayo. Yego. Iki Imana yaremeye umuntu ni iki? Icya mbere ni ukugira ngo anezeze Imana. Nicyo Bibiliya ivuga ngo kuko turabo yaremye mu Befeso ibice 2 ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyi Imana yiteguriye kuva kera. Tuyigenderemo. Kuva kera. Haleluya. At the beginning of the world. Niki Imana yiteguriye ngo kugira ngo tuyigenderemo. Amen. Now, Imana yakuremeye imirimo myiza. Yakuremeye kugira ngo uyinezeze. Iyo wabayeho mu buzima butanezeza Imana, mu yandi magambo, wavuye muri Edenia. Wavuye mu nshingano zawe. Wavuye mu cyo waremewe. Imana yakuremeye kugira ngo uyinezeze. Kandi buri munsi. Hanyuma muri uko gukora icyo ngicyo waremewe. Yego. Muri uko gukora impamvu uriho. Yego. Bizatuma ubuntu bw'Imana bugwira ku buzima bwawe. Haleluya. Jegora kruska paria krompani varia. Dengosa nukuvuga ngo ubuntu bw'Imana buzagwira ku buzima bwawe. Muri cya gihe wamenye intego yawe warangiza ukayigenderamo. Haleluya. Icyo ngicyo
kizatuma ubuntu bw'Imana, maze ngo ubuntu bw'Imana buragwira ku buzima bwabo. Aho siho nashatse gutinda, nashatse kugira ngo mbabwire imbaraga z'umukristo. Ndashaka kugira ngo mbabwire imbaraga z'umukristo. Bibiliya itubwira neza Yesu atangira ministry, ntabwo yayitangiye wenyine. Yahawe umuhamagaro, ahabwa misiyo, ariko aza gushaka abantu ashyiramo iyo misiyo. Yego. Icyo Imana yagushizemo ukeneye kugisohora. Amina. Niyo mpamvu Pawulo yabwiye Timoteyo ati muhungu wanjye, mwana wanjye, usese impano washizwemo. Haleluya. Usese impano wahawe. Yego. Iyo waheshejwe no kurambikwaho ibiganza n'abakuru. Amina. Maze ngo uyireke iyo mpano iseswe. Amen. Icyo Imana yagushizemo reka kigira umumaro. Reka icyo Imana yakuremeye aba aricyo kigira umumaro. Na Yesu atangira kubigisha, abigisha amahame y'ubwami. Abigisha amahame. Buriya hari ihame ryo gukira indwara. Yego. Hari ihame ryo gukira ubukene. Yego. Hari ihame ryo kujya mu ijuru. Hari ihame ryo kubaho mu mahoro. Yego. Hari amahame yo kuba successful muri ubu buzima, ukagira ubuzima bwiza. Hari amahame, ayo mahame arahari. Ariko ubujiji bwawe nibwo butumye Satani agucira ku mubyimba. Kutamenya. My people perished because of lack of knowledge. Abantu bange bapfuye bazize kutamenya. Numenye ukuri kurakubatura. Ukuri ninde? Ukuri ni Kristo. Ukuri ni iki? Ukuri ni ijambo ry'Imana. Amina. Numenye ijambo ry'Imana rirakubohora. Kandi uramenya uramenya icyo gukora. Haleluya. Yesu abigisha amahame. Yego. Arababwira. Ababwira uwo ari we. Aranabiyereka uwo ari we. Nubwira abantu uzanabereke icyo uri kuvuga. Yego. Nubwira abantu uzanabereke icyo uri murababwira. Ubukristo bufite imbaraga. Yego. Ariko muri iki gihe ubukristo bugaragara nk'aho ari umunyantege nke. Si uko Kristo ari umunyantege nke, ahubwo abitirirwa iryo zina nibo batazi uwo bitirirwa. Yego. Ubukristo ni imbaraga zikomeye cyane. Imbaraga. Ariko uko iminsi igenda ishira, abantu bagenda barushaho kugenda bagabanya, badiminishinga, bademoda ubukristo. Ubukristo ni umwimerere wabwo ni imbaraga z'Imana. Umwimerere wabwo ni ugutegeka isi. Umwimerere wabwo ni imbaraga. So abigisha amahame. Yego. Yababwiye uwo ari we, abereka uwo ari we, bituma bamukurikira. Iki gituma umugabo wawe atagukurikira aho usengera. Niki gituma umugore niki gituma abana bawe batagukurikira aho usengera. Niki gituma batizera Imana yawe ngo bemere kwakira Imana yawe. Ufite ikibazo gikomeye cyane, kuko ukwiriye kubabwira Kristo kandi ukanabereka Kristo, kandi bizatuma bagukurikira. Nibyo ko niko. Haleluya. Amina. So gatatu. Yego. Arangije kubereka uwo ari we, baramukurikira. Bamaze kumukurikira arabigisha. Hagati ni ukubigisha. Abigisha ijambo ry'Imana. Abigisha ubutumwa bwiza. Abigisha uko bakwiriye kubaho mu bwabo. Yego. Abigisha uko bakwiriye kubana n'abandi. Yego. Abigisha uko bakwiriye kubana n'abakomeye cyangwa se n'ababaruta. Yego. Abigisha kubana n'aboroheje. Yego. Abigisha kubana n'abantu. Aranababwira ati aha hantu muri isi ntibakunda. Abisi ntibazana bakunda. Kuko nanjye ntibankunze, ari njyewe mwitirira. Yego. Amina. Ariko aravuga ati muhumure, nanesheje isi. Amina. Kandi uko nanesheje niko namwe mbahaye kunesha. Yego. Maneshi. Haleluya. Haleluya. Amina. Abigisha ibintu byinshi muri 15. Abigisha uko bakwiriye kuguma muri we.
arababwira ngo nimuguma mu ijambo ryanjye magambo yanjye muzabasha gukora byose. Haleluya. Nimuguma mu ijambo ryanjye mukakomeza komatana nanjye, yego, ababwira ngo umva ibyo mubona bisa n'ibikomeye bizahinduka ibyoroshye. Yego, kubera ko yarababwiye ngo byose bizashoboka. Byose bishobokera ugize gute? Abizeye Imana. Wizera. Haleluya. Bibiri ikavuga ngo hahirwa uwizera ko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bitazabura. Amina. Ibyo bigendanye n'icyo bita kwizera. Haleluya. Kwizera, iyo tuvuze kwizera, ni substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Bivuze ngo kwizera nukumenya neza udashidikanya, nukugira ibyiringiro by'ibyo utabona, ariko ngo ufite proof. Yego, ngo evidence, ufite proof cyangwa iki navuga ngo iki, ufite ikintu kigaragaza neza ko ibyo wizeye ari ukuri, nubwo bitaboneka, nubwo bitaboneshwa amaso, ariko ukaba ufite proof. Umugabo, yego, ujya wumva iyo abantu bagiye mu rukiko ngo batanga abagabo, ukaba ufite kuba wakwerekana ikintu kiri riyo. Ubu bwami bw'Imana tubabwira buri riyo. Yego, buri riyo. Haleluya. Yesu tubabwira ni riyo. Yego, umwuka wera tubabwira ni riyo. Ubu buntu bw'Imana buri riyo. Imana ni ibintu bigaragara, ni ibintu bifatika. Amen. Nubwo utabifatisha izi ntoki ngo uvuge ngo dore ngibi, ariko birakora. Haleluya. Mana yacu ihabwa icyubahiro. Mana ishimwe. Iyo ureba umuriro uterekaho isafuriya, umuriro ntiwagenda ngo ufate ngo uvuge ngo ndawubika. Urawubika. Ntabwo wawubika. Ntiwavuga uti reka mbike uwo nzakoresha mu kwezi gutaha. No. Ariko gerageza ushyireho intoki, urashya my friend. Ikora bipande urashya. Nushyiraho intoki urashya, kubera ko ni umuriro. Hari proof uri kubona, kandi urimo no kukubyarira umusaruro, kuko uragutekera ukaguhereza ibyo kurya, ariko kandi ntiwawufata ngo uzawubike uwuhereza umuntu umubwira uti dore iki ngiki nicyo nakoresheje. Niko n'izi mbaraga tugendana nazo zimeze. Amen. Haleluya. Haleluya. Rero Yesu arababwira ngo byose bizemera mwebwe mwicomeke. Ariko ubundi wicometse kuri nde mama? Wicometse kuri nde? Ninde wegamiye? Ninde wegamiye? Ninde ucometseho? Ruvyiruko kuri kunyumva, wegamiye nde? Ninde wicometseho? Niki icyo ushaka gifite nyungu ki? Cyangwa kirakuganisha cyangwa kiragucomeka he? Kiraguhuza nande? Kiraguhuza niki? Kandi kiragushitsa he? Ni igiki? Nubuye buhamya ufite? Yesu yigisha abigishwa, arangije abaha umugisha, avuga amagambo akomeye mu bice 12. Yego, ngo Yesu amaze kuvuga ibyo yubura amaso areba mu ijuru, ati dati igihe kirasohoye. Igihe kirasohoye. Haleluya. Amen. Ntitugifite umwanya w'imikino, ntitugifite umwanya wo gutegereza ibintu bidafite agaciro, wo gufata umwanya ukawuspendinga ku bintu bitagize agaciro. Umwanya ufite n'uwo gukora. Haleluya. N'uwo gukora kandi ugakora icyo Imana yakuremeye. Haleluya. Ubahiriza umwana wawe ngo umwana akubahisha, nkuko wamuhaye ubutwari ku bantu bose. Yesu afite ubutwari ku bantu bose. Afite ubutwari. Reka gubwire afite ubundi wowe gendana na Yesu. Nawe. Ibyo byakunaniye, ibyo ubona bidashoboka, ibyo ubona bitemera, wowe temberana nawe, mujyane umwerekaho igituro kiri, mujyane umwerekaho iyo business yanze iri. Impamvu afite ubutwari, niwe mugabo wenyine wavuze ijambo rimwe, aravuga ngo mwebwe abarushye n'abaremerewe muze munsanga, niwe wenyine ndabaruhura. Kandi reka nkubwire, abantu bararushe, bararemerewe. uziko ujya kubona umuntu ari muri Verity, ari muri Lamborghini, ari muri Range Rover, ari muri Hammer, ariko my friend,
ari muri limuzini ariko arushye. Haleluya. Afite umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza ariko arushye. Reka ngubwire nta handi wabonera amahoro, nta handi ni muri Yesu, keretse kuri Yesu wenyine. buriya twahageze byarangiye, ubona yuko nta cyerekezo tuzagira. N'abaturebaga babonaga nta cyerekezo nta na kimwe. Ariko reka ngubwire my friend, haleluya, reka ngubwire yego, ikintu agaciro wabuze muri sosiyete. Bashobora kuguha agaciro ukabona rwose barakwemera, ariko wagera iwawe bakakubwira ngo ntabwo tukwemera. Situwasiyo wasize mu rugo ikakubwira ngo arega nubwo hanze bazi kuri umugabo ariko oya nta bugabo bwawe. Ugasanga mbese hari ibiri kukubwira bigucineye, bigusubiza hasi, bikwambura agaciro kawe. Yego. Ariko reka nkubwire, iyo ugeze muri Kristo Yesu, yego, ukemera ijambo rye rigategeka mu buzima bwawe, ukemera kubaho mu bushake bw'Imana, ukemera. Iyo tuvuze mu bushake bw'Imana ni ukwemera kuba mu ijambo ry'Imana ari gutegeka. Ijambo riravuga ngo iyo uri muri Kristo Yesu ubaye icyaremwe gishya. Iyo uri muri Kristo Yesu kandi bya kera birashira, ngo nk'uko wamuhaye ubutware, yego, ku bantu bose, kugira ngo abo wamuhaye bose abaho ubugingo buhoraho. Amen. Ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Haleluya. Nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora. Haleluya. Nanone Data, imbere yawe umunyubahirishije cya cyubahiro nahoranye ndi kumwe nawe isi itararema. Abo wamaye mu isi mbamenyesheje izina ryawe, barabawura bama, none dore bitondeye ijambo ryawe, none bamenye yuko ibyo wampaye byose byaturutse kuri wowe, kuko amagambo wampaye nayabahaye, nabo bakayemera, bakamenya by'ukuri ko naturutse kuri wowe, bakizera kandi ko ari we wantumye. Ndabasabira, sinsabira ab'isi, ahubwo ndabasabira abo wampaye kuko ari abawe, kandi ibyanjye byose ni ibyawe, n'ibyanjye nabyo ni ibyanjye, n'ibyawe nabyo ni ibyanjye, kandi nubahirijwe muri wowe. Nge sinkiri mu isi ariko bo bari mu isi. Umva Yesu ukuntu ari kutuvuganira. Nge sinkiri mu isi ariko bo bari mu isi. Imana irabizi ko wicaye wo Satani akorera. Imana irabizi kuraho umwanzi akorera. Imana izi ikibazo cyawe. Imana izi yuko uri hagati y'abagome. Imana irabizi kuri hagati y'abanzi. Imana irabizi. Yesu arabizi. Amen. Ngo naho nge ndaza kuri wowe Data wera, ubarindire mu izina ryawe wampaye. Haleluya. Reka ngubwire ko turindiwe muri Kristo Yesu, turindiwe muri iryo zina, turindiwe mu butabazi bw'Imana. Turaho ngaho niho ducometswe, niho twibera, niho izuba Bibiri iravuga ngo kumanywa izuba ntirizakwica, ninjoro ukwezi ntuzagutinya. Yego. Amina, amina. Ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Yego. Nkiri kumwe nabo narabarindaga mu izina ryawe wampaye. Narabarinze kuri bo, muri bo nta muntu wabuze ngo arimbuke, keretse umwana wo kurimbuka ngo ibyanditswe bisohore. Ariko none ndaza kuri wowe, kandi ibyo mbivuze nyiri mu isi, ngo bagire umunezero wanjye wuzuye muri bo. Nabahaye ijambo ryawe, kandi ab'isi barabanga. Ab'isi barabanga. Itorero, don't expect to be loved by the world. Ntiwitegure gukundwa n'isi. Isi ntiyigeze ikunda Kristo. Icyakoza nushaka kuba umukunzi w'iby'isi wihuze nayo. Icyakoza Yesu yaravuze ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka, ko mbatumye mu masega, kandi mwe muri intama, ngo mumere nk'inuma mutagira amahugu. Aho harimo ubwenge bukomeye cyane. Ariko none ndaza kuri we, kandi ibyo mbivuze nyiri mu isi, ngo bagire umunezero wanjye wuzuye muri bo. Haleluya. Yesu yadusigiye umunezero mu bihe byose, mu bihe bidashira. Umunezero, ikintu kizakubwira kuri muri Yesu nuko uzagira umunezero no mu gihe ubona situwasiyo itameze neza, no mu ntambara, no mu makuba, no mu byago. Umuririmbyi yaravuze ngo nzaririmba ko ndi amahoro. Amina. Ngo Yesu Kristo ni umukiza wanjye, ndi amahoro. Naho hazi ibyago byinshi, ndi amahoro. Nubwo banyanga, nubwo banta, ariko ndi amahoro. Nubwo barwanya, ariko ndi amahoro. Aravuga ngo nuhagirwe n'umwami Yesu, nkomezwa n'ubuntu bwinshi, kandi afashe n'ukuboko, ndi amahoro.
uriya muririmbyi yari yarisobanukiwe. yaririmbye neza. Ngo umunezero wanje bahorane n'umunezero wanje. Mana yacu ihabwe icyubahiro cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Umunezero wanjye wuzure muri bo. Haleluya. Ugomba kuzura umunezero. Haleluya. Ugomba kuzura umunezero. Niba ubona ubayeho utanezerewe, utagira ibyishimo, hari ikintu urabura Kristo w'i Nazareti. Kuko Yesu niwe mahoro yacu. Wakwemereye Kristo, wakwemereye Yesu, waretse Kristo akinjira mu buzima bwawe agatege. Haleluya. Impamvu ni ubona nyine nta mahoro nta munezero n'ukuri wenyine ugenda wenyine. Haleluya. Ariko nureka biriravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura nzinjire. Wowe waretse gusa Yesu akinjira muri we, birakemuka. Haleluya. Aravuga ngo nabahaye ijambo ryawe. Ntabwo Yesu yaduhaye ibindi, yaravuze ngo nabahaye ijambo ryawe, kandi abisi barabanga nkuko atari abisi, kuko nanjye ntari uwisi. Ntabwo ndi uwisi. Sabisi kuko nanjye ntari uwisi. Nabahaye ijambo ryawe, ariko kandi abisi ngo barabanga. Rero ikibazo, abisi baratwara. Noneho bene wacu n'abakubwa kutamenya baratwara. Bene wacu bakihuza n'imvugo y'abisi, bagafatanya n'abisi. Pawulo yagiye ahura n'ibyo bintu. Ati mwe Abagalatiya mwe b'abapfapfa, ninde wabarozi? Mwatangije iby'umwuka none muherukije iby'umubiri. Mwatangiye neza none muri guherutsa nabi. Ko mwatangiye muri abanyambaraga none mukaba murangije muri abanyamubiri. Yego. Babyumvise ikibazo. Icyo nicyo kibazo gihari. Icyo nicyo kibazo. Ariko abisi don't expect this world. Ntutegereze ku isi abisi bazagukunda. Ariko ngo abize izina rye. Uzi yuko maze gukizwa umuryango warantawe, baranyanga, barancukunya, mba njyenyine, ntabwo bazagukunda. Ariko Bibiliya iravuga ngo iyi migenzereze y'umuntu inesheje Imana ituma n'abanzi bawe bakugarukira. Abanzi bawe ituma n'abagutaye bazakugarukira. Ikibazo si uko bakujugunye, ikibazo shobusha ninde, inshuti yawe ninde wicometseho, ninde ugendana nawe, n'ubuhe bwami ukoreramo, n'ubuhe bwami buguhatse, n'ubuhe bwami buguhatse. Yego. Ubwisi bukazaguhinduka cyangwa bugahinduka, ariko ubwami bw'umwami wacu Yesu ntabwo buhinduka. Wow! Cyangwa ukikomereza kuri Kristo. Cyangwa ukikomeza kuri Kristo. Abisi ngo ntibazabakunda pe. Sinsaba ko ubakura mu isi, ahubwo ubarinda umubi. Yego. Mani kurinda umubi, mani kurinda icyaha, mani kurinda icyaha. Sabisi nkuko nanjye nari wisi uberesha ukuri. Ijambo ryawe niryo kuri, ijambo ry'Imana niryo ritweze. Uko wanumye mu isi nanjye niko nabatumye mu isi, kandi nanjye niyeza ku bwabo ngo babe bereshejwe ukuri. Sinsabira abo bonyine, ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo. Yego. Ibi tuvuga ababasa ngo abantu bazizezwa n'ijambo ryabo. Abo ndabasabira. Haleluya. Ijambo tubazaniye, ijambo tubabwira, nuryizera urakira kwezwa na Kristo. Ngo bose babe umwe nk'uko uri muri twe. Haleluya. Uri muri nge data, nanjye nkaba muri wowe. Ngo nabo babe umwe muri twe, ngo abisi bizere ko ari we wantumye. Wumvise ikintu cyo navugaga, turi ku mbaraga z'itorero. Imbaraga z'itorero nuko haba ubumwe. Imbaraga z'itorero nuko babumwe bagatahiriza umugozi ugendera hamwe. Ibintu bitatu: guhuza umutima, inama imwe, no gusangira ibyaha. Niki gituma urya hari uwashoje, wambaye hari uwambaye ubusa. Gira ikintu ukora, gira icyo ukora. Haguruka. Niki gituma ubayeho undi atariho. Niki gituma useka undi ababaye. Ni byiza seka,
ariko gira uwufasha guseka. yego Ibyishimo byuzuye Yego. ni ibyishimo byafashije undi nawe Yego. kwishima, kugira ibyishimo. yego Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Ndagira ngo mbabwire ko muri Kristo Yesu harimo ubutunzi bwose butagira akagero buri. yego Ngo Bibiliya iravuga rero ngo nanjye mbahaye ubwiza wamaye. guhamaye Mbahaye ubwiza. haleluya Mbahaye ubwiza wamaye ngo babe Amen. umwe nkuko natwe turi umwe. Yego. Uzakira ubwiza mu gihe twahuje umutima. Yego. Abera muhuze umutima. Haleluya. Mwakira ubwiza bw'Imana. haleluya Reka duhuze, reka dushire hamwe, Haleluya. reka duhagurukire hamwe. Torero ry'Imana Haleluya. ibice bicike, guhangana bicike, Yego. ngo babe umwe. Nanjye mbahaye ubwiza wamaye ngo Haleluya. babe umwe Umwe. nkuko natwe turi umwe. turi umwe haleluya Ubumwe ni imbaraga, z'Imana kandi ibyo bizatuma ubuntu bw'Imana buboneka. Usoza Yego. ndashaka kukubwira ko hari ibintu utazashikaho ukiri umwe, yego hari ibintu utageraho uri umwe ukiri umwe, ariko ubumwe nibumara kukwinjira, numara hari abantu uyu munsi wa none batagisengera mu nsengero, yego bagati nzasengera iwanjye, nzasengera kuri televiziyo. Aho hari ikintu ubura gikomeye, hari ubwiza butazakuzaho, ariko nuhura na bene so yego hari ubundi bwiza uzaha. hari ubundi bwiza. Imana ibahe umugisha, Imana bagire neza mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo dusenge Imana. Niba utari wakira Kristo umwami n'umukiza, ndagira ngo ngubwire ngo warakererewe, ariko inzira ziracyahari. yego Waratinze, ariko basi ngaho fatiraho nona, haleluya fatiraho unucikanwe n'aya mahirwe. Vuga uti mwami Yesu, maze kumva ijambo ryawe, mbabarira ibyaha n'ibicumuro, haleluya amaraso yawe anyeze, ndakwizera, ndakwiringiye unzure Haleluya. uhereye uyu mwanya Haleluya. ubuzima bwanjye buzuke haleluya mu izina ryawe ryera. Amen.